yaratsinze umwami w'amazahora kuko miteka yaratsinze yatsindiye mu butayu umwami w'amazahora kuko miteka kwata mutahi wawe mu ngaro mugambe ngo nako ni kamara. Amen. Amen. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ikigambo cya Ruhanga. Mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Mukwate Bibiliya zanyu dusome ikigambo cya Ruhanga. Turifuza kuzamura ibendera dusoma ijambo ry'Imana. Ibende kwimutsa ibendera tugusoma ikigambo cya Ruhanga. Tugiye kuzamura ibendera ry'ijuru dusoma ijambo ry'Imana. Tuaza kwimutsa ibendera ry'ijuru tugusoma ikigambo cya Ruhanga. Kandi murabizi ko nta muntu uzamura ibendera yicaye. Ni mumanya tamundo kwimutsa ibendera astamye. Katwubaha ijambo ry'Imana twese duhagarare dusome ijambo ry'Imana. Katwena duhero ikigambo cya Ruhanga gitindisa dusome ikigambo cya Ruhanga twemerire. Kansabe umuntu umwe wahageza dufasha. Umuntu umwe waikaho adushomere. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Mu gitabo cya Nabii Yesaya bice 29 ishura ya 29 murongo wa 31 mushorongo gwa 31 tumanuke tugeze hepfo tugume mu tushume duika hasi bahageze hera ku murongo wa 31 w'ibice 29 bya Yesaya. Ntabiriho Yesaya 40 mwihangane. Yesaya 40 ibice 40 umurongo wa 29 kugeza kwa 31. Yego niyo iha intege abagize gute? Aha, yarangiza bikagenda gute? Utibashije nawe kagira gute? Ikamwongeramo imbaraga iragahora ku ngoma. Komeza. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose. Yego. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nke. Urakoze cyane. Komeza. Bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga. Yego. Baziruka be kunanirwa. Bazagenda be gucogora. Imana igumugisha. Ruhanga reka twicare twese Imana iduhe umugisha. Reka dusitame twe na Ruhanga duhereza umugisha. Reka mbanze nshimire Imana yarwanye intambara nziza kuri wowe nanjye tukaba tukihumeka. Reka manzime Ruhanga wagwanira itaronongi twe na twaba turi kwiza umwiso gw'abahurire. Amazina twamaze kuyababwira. Amazina twagabagambira.
turashimira rero Imana yaturinze ikaba itugejeje hano. Dusima Ruhanga waturinzire akaduhiza mu mwanya woko. Kadushimire Imana yateguye uyu munsi isi itararemwa. Reka dusime Ruhanga watebekanishira izuba isi itakabire kubaho. Nababwiye ngo kubisi yaremwe n'ubwa mbere ngeze hano. Kubisi yahangwa n'umuntu rwo kubanza guhika mu ihangeri. Nibajije ngo kuki ntageze ikindi gihe nkaba mageze uyu munsi nawo hari. Ntayibuza habwe kindarahikiro ubundi ngahikaho hati ni uriho. Numva ijwi rimbwiye ngo hari impamvu. Nahurira kandi rigambira ngo hareshonga. Kugira ngo umuntu wese agira amatsiko yo kumenya impamvu Imana yandaritse uyu munsi kankuririya nawe ikakukuririya tugahurira mu nzu y'Imana. Wewe na agira amatsiko yo kumanya shonga yandeta tukavuganira aha. Ndagira ngo abantu bari kubyumva neza iyo Mana yateguye iyo gahunda ikayitegura isi itararemwa ikandinda nawe ikakurinda. Nimunyemerere tuyizamurire ibiganza. Abantu bari kubihurira je bagomaya ngo Ruhanga akabarinda nawe akabarinda gatebekanishira izuba tumuhereza igitinisa. Reka bwa kabiri dushimire ubuyobozi bw'iri torero bwemeye kuduha ikaze. Umuntu wa kabiri dusime abibembezi bikanesa babakira. Kugira umushumba ukunda abashyitsi burya no mugisha udasa. Kugira umurisa uri gukunda abageni n'ikintu kirungi muronga. Shumba imbere y'iteraniro n'imbere y'Imana. Bishop mu misho ndagira ngo tubashimire ikaze mwaduhaye. Twabasima uko mwatwakira. Munyemerere mwigire hino mbashimire. Mwige hihi tubafate umugaro. Imana ibahe umugisha. Ruhanga bahereza umugisha. Kandi rikaze mwaduhaye namwe Imana izari bahe mu bwa. Kandi uko mwatwakira no mwigura imwe bazabakira. Niba mudafite ishyari mwamutini hari nimurambura ibiganza byanyu bibiri. Mwimutse mikono yanyu ibiri. Mubyerekeze kuri uyu mushumba. Mubiteke ku murisa. Uvuge ngo Imana iguhe umugisha mushumba wacu. Ugambire ngo Ruhanga guhe umugisha umurisa witu. Murakoze cyane. Mwebane munonga. Turashimira abakristo burya ijisho rigukunze n'irikwanze ntiwariyoberwa. Nedusima abakristo ijisho rigukunze n'iritagukunda nturireba. Ubwo mwatwakiraga twabararanganijemo amaso tubona namwe mwadukunze. Kumana mutwakira twabareba n'imitima twabareba mu rukundo. Sinzi niba nibeshye hari. Ingumanya nibe nahaba. Nibeshye? Nahaba. Mwadukunze? Nimwe mwadukunda. Natwe twabakunda. Nise twabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kandi ni mu gihe tugomba kubakunda kuko Imana yabakunze mbere. N'amazima dushemere kubakunda Ruhanga akabakunda atakabakunzire. Namwe mugomba kudukunda kuko Imana yadukunze mbere. Nimwe mushemere kudukunda Ruhanga akadukunda mutakadukunze. Kuko buryo udakunda umuntu Imana yakunze waburushwa n'ubusa. Waba udakunzira umuntu Ruhanga yakunzire nube nuruhira busha. Igisigaye rero igisigire nimudusengere iyi minota baduhaye. Mudushabire dakika zo baduha. Kuba umugisha kuri mwe. Tubabere umugisha. Ariko namwe mu umugisha kuri twe. Nimwe muba umugisha ari twe. Haleluya. Ngira ngo muri abakristo bakuze murumva icyo mvuga. Ni ndeka Imana yacu ikomeze kuduhana umugisha. Ruhanga witu aduhereza umugisha. Reka mbahe intashyo. Reka mbahe indamusyo. Njya kuva mu Rwanda mufasha yarambwiye ngo ningere ntanzabasuhuze. Akiruka umukazi bakamugambira ngo abaramusiye. Torero barambwiye ngo nzabasuhuze. Ikanesa ikamugambira ngo abaramusiye. Ndashimira Imana ko nageze hano. Nasima Ruhanga ko yahika mu mwanya wo ahura na mushiki wanjye guturuka mu Rwanda. Akavugana na sister we ku Rwanda. Buriya mu Rwanda hari imigisha myinshi. Rwanda hari imigisha nyinshi munonga. Ushobora kuba tudaturuka mu itorero rimwe. Basa kuba tutari ku rugo mu kanesemwe. Ariko twese bavura umwe rwa Kristo mu maraso ye. Twena nituruka umurwaju rwa Yesu Kristo umushagama ya Yesu Kristo. Ndishimye cyane Imana. Yamureba yahora ashomerwe munonga yasima Ruhanga. Iwacu Imana iguha umugisha cyane. Widu Ruhanga guhereza umugisha. Ndagira ngo rero izo ntashyo z'Abanyarwanda nenda munsi yezo z'Abanyarwanda azibahereze kugira ngo byihute, kugira ngo birahuke.
ndi umushumba ariko ndi n'umuvugabutumwa Imana igihe ntuma ahantu hatandukanye n'umurisa kandi n'umuburizi Ruhanga namutuma ahantu hatari gushana. Ni muri urwo rwego mfite intashyo zanyu guturuka mu gihugu cya Tanzania. Niyo shonga ayinenda mutso zanyu kuruga mu ihanga rya Tanzania. Ubwo nari kumwe n'abatanzania barambwiye ngo aho nzajya ngeraho sinzajya mbatangira intashyo. Ubwo yari n'abatizedi akajya ngo haragume nahika agume abaramusye. Mu minsi yashize nari muri Kenya hano bita Nakuru nabo bampaye intashyo zanyu. Nakuzibwire akaba ari muri Kenya nabo yagira ngo aho rahiki baramutse. Na babaye Nairobi nabo bampaye intashyo zanyu. Na Nairobi bamugamira ngo baramutse. Nabaye muri Kongo nabo bampaye intashyo zanyu. Na Kongo ndagira ngo intashyo zose mfite indamutso zona zaine zikusanirize hamwe, zona ziteke hamwe, vuge ngo zose muzakire mu izina rya Yesu. Zona gambe ngo muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze. Mwe bari munonga. Hanyuma ndashimira by'umwihariko nanone akuruka gatoya nasima byo mutano uriya mukobwa nuwacu umwishikugu no witu ku itorero kuwicaye emerera uriya namuyoboye ari umwana mutoya ngamwibembera akiri umwana muto yayoboraga abana akabana ibembera Sunday school abona arayobora abana neza kana ibembera abana je aje Uganda rero ko yakire Uganda nagize ngo yaraguye kandi manyanga kagwa yabirugamo. Ndashimira Imana ko yakomeje gukorera Imana Imana Ruhanga ko yagumizemo gukora umurimo wa Ruhanga kandi uriya niwe wanshizemo umuhate wo kuza kubasura. Ubwo niwe wandeka mamani ngo nyize mbatayayire, niwe wampuje n'umushumba wanyu, niwe wambuganisa n'umurisa wanyu. Ari namubwiye ntabwo nzaza mu cyumweru gitaha, namubwiye uti kuza kwijaniza kwiza musandiri kwija, ariko abishiramo imbaraga cyane aravuga ngo usaze nk'umushumba ngo naramubwiye, ararira none naje. Oyize umurisa ngamugambira yarira none yiza. Amen. Yicarira Imana ibiho umugisha. Istama Ruhanga guho umugisha. Ndagira ngo nshimire Clarisse nawe. Kensime na Clarisse nawe nahaguruke gato. Nawe yimukiye mu gidinisa cye. Uyu nawe ni umukobwa ukunda Yesu cyane. Ubwo nawe n'umwishikuru gukunda Ruhanga munonga. Muri iki gihe mazina yambereye mu diakonikazi mwiza. Mubwire bwo mazire kunuya akambera ashamurungi. Ndagira ngo mubo musabira imigisha nawe mu musabira imigisha. Mubo mu gusabira imigisha nawe mu musabira umugisha kugira ngo iby'Imana imuteguyeho byose bizasohore. Yo Ruhanga mutebekanirizo byo nabibase guhicirira. Navuze ngo ndaririmbana nawe ariko mwanya wabaye mutazaririmba ubutaha. Tuzakwishongora hamwe kuko ubwire bwaba buke tuzakwishongora ubundi. Kuko no muririmbyi no mwishongozi w'amani. Murakoze cyane. Mwe bari munonga. Reka mu buryo bwihuse rero turi kurabuka tubabwire ngo tubagambire ngo ubwo twasengeraga kuzina kuko kandi dushabira okwiza kunuya ko nge nize theology onagashoma theology ariko uyu munsi Elizoba ntabwo mbazaniye theology tinabaretera theology kuko hejuru ya theology aheguru ya theology ngenda umunyamasengesho nkunda gusenga wono n'umushabi nakunda gushaba iyo ngiye gufata urugendo naza gukwata urugendo bita amavi hasi ngasenga nishuma hasi ndeka amajo hasi nshaba kugira ngo Imana iz'ubukene bw'abantu tuzahura imibyo kurya bihwanye n'inzara ya buri wese uhanguri kumanya ubworo bw'abantu kuvugana kugira ngo Ruhanga mbi byo kurya byo ndabugane n'abantu be. Muri ubwo buryo rero mbazaniye agaseke ngo mwaye nabaretera agaseke murakazi agaseke ni kakitunga mama agaseke ari umuntu hano gira ngo twumve Ikinyarwanda neza muramufasha uri kumanya uruswahili adukwase kugira ngo amufashe nawe agire icyo abona uriya mubyeyi agira icyo yahurira. Umuntu wabuze Igiswahili wicare hafi ye ujye umudufasha. Umuntu uri kumanya Igiswahili asitame na chamani Chaimani uzi Igiswahili? Okay, mufashe umukwase mure ntabwo ari umugabo we ahubwo agiye kumufasha utakatina. Yeah. Amen. Amen. Amen.
kuko birakwiriye ko umuntu wese waje mu nzu y'Imana agira umugisha wo kwakira iby'Imana yateguye. Shobera umuntu we nawize mu nzu ya Ruhanga agira icyo yakira cyo Ruhanga yatebekanisa. Ubwo rero kubw'ivyo habwecyo turimo dusenga Imana, turone dushaba Ruhanga. Imana duhaye gaseke. Ruhanga kaduha agaseke. Ako gaseke rero agasekako niko tubazaniye uyu munsi. Niko twabaretera erizoba. Umuntu wese nafata ikiganza mugenzi we. Umwe we nakwate mutahiwe mu ngaro. Uko batamufashe umuntu wese yegerane na mugenzi we. Buri we nakwate mutahiwe mu ngaro. Papa nawe widebo wegera hari aho ngaho. Ubondo bisho urakwate. Nari kubwira uri yawe inyuma ntabwo ari uyu. Nani ngambira w'inyuma. Hanyuma mu iri jambo ngiye kukubwira. Mugambira ikigambire kindi kwenda kukugambira. Mubwire ngo uyu munsi. Mugambira ngira izoba. Uyu munsi. Erizoba. Urarya. Nuza kurya. Urahaga. Nuza kwiguta. Kuko ijoro ryagutekeye neza. Iguru ryagutekera je. Wabimubwiye? Wabimugambira? Mubwire ngo muryoherwe. Mugambire ngo bona pe. Amen. 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 Irambira ngo akagaseke. Yamugambira ngashegako. Reka mbabwire ikindi kintu. Tangu bagambira ikindi. Buriya abantu bagira impano zitandukanye. Abantu bine biconjo bitari gushana. Nkuko impano z'ukuguru zitandukanye n'ukuboko. Uko ibiconjo byo kigero biri gutandukana n'ibyo mukono. Nkuko impano z'ijisho zitandukanye n'iz'ugutwi. Uko ibiconjo by'ijisho bitari gushana n'ibyo gutu. Niko n'impano z'Imana zimera mu itorero. N'ibiconjo bya Ruhanga niko biri mu kanisa. Niyo mpamvu burya ntuzifuze ko umuntu amera nk'undi. Utakayitenga ngo ube ngamutahi wawe. Ahubwo ujye wifuza ko umuntu amera nk'uko Imana ishaka. Ahubwo wikirize ube nk'uko Ruhanga ari kwenda. Umva ko kantu. Kurira kandako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mukama simwe munonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mukama simwe munonga. Abantu batari kwikiriza baragira ngo tubagenze dute. Abantu badakugarukamo ndimende tubakorera iki. Umuntu wese namvugire ngo amena cyane. Umwe we nagambe ngabina. Haleluya haleluya. Amen. 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 Mani rambwira ngo akagaseke ngo mukakire neza ngo kuko muzakagendera iminsi 40 n'amajoro 40. Ruhanga ya mugamba ngaseka ko mugakire je nimuza kugatamburiraho inakuma 80 n'ibiro 80. Ngo iminsi 40 ngo ni iminsi y'ubuzima bwawe yose uri mu bihe byiza, iyo niyo minsi 40. Inakoma 80 n'ubwire bwawe uri mu magara marungi. Hanyuma amajoro 40 ni iminsi y'ubuzima bwawe bwose ariko uri mu bigeragezo, uri mu ntambara. Ibiro 80 nibimanyisa ngo nibiro uri kurabamo 80 uri mu bizibu. Ariko ikiza Imana yohereje kuri iri torero, ikirungi Ruhanga yasindika mu kanesomu. Ari iri torero ryitwa ngo iki? God is Love Christian Ministry Church. God is Love. God is Love Christian. No kuvuga ngo Yesu n'ubuzima. Imana n'urukundo. N'urukundo? Yes. Imana rero irambwira ngo mbabwire ngo iri torero God is Love. Yes. God is Love. Ngenize mu Gifaransa nicyo nzi. Yes. God is Love. Barambwira ngo ntabwo izwi cyane, ariko mbabwira ngo ijuru rizi God is Love. Kwiguru ni Imana ikaneseje ya God is Love. Barambwira ngo ikimenyetso kivyerekana, akamanyitso kari kubyereka ngo nuko Imana iri gukora hirya no hino yohereza intumwa hano iwanyu. Ruhanga na kushonda n'ishonda ari gusindika abahereza umukaneso. Imana iravuga ngo iminsi yawe yo kuba hose
Ruhanga yagira ngo amazuba go y'amisi 40 n'amajoro 40 ibiro 20 n'amazuba 40 Imana igupfunyikiye impamba Ruhanga yaguhaye agaseke ko kuzagufasha muri bya bihe byiza n'ibihe bibi Ruhanga yaguha agaseke karagukwaze mubwire bubi n'umubwire burungi ndagira ngo uyu munsi wakira ibi bintu nindiri zoba uyakira agaseka ndabona hari ibintu ijuru ryohereje hano nindeba bindi guru ryasindika mu mwanya kugira ngo bibatunge mu minsi y'ubuzima bwawe kugira ngo bibashe kubagaburira mubwire bugumire amen 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 ijambo ry'Imana ikigambo cya Ruhanga niryo rifite ububasha bwo guhindura ibyanze guhinduka ikigambo cya Ruhanga nicyo kintu ubushobozi bwo guhindura ikintu kitakubasha guhinduka iyo ndi imbere y'abantu n'abantu mu misho y'abantu Imana igima impano 3 Ruhanga nambe biconje bibishatu hari igihe igirira neza ikaba impano yo kubwiriza Ruhanga bagumye igiconje cyo kuburira hari igihe igirira neza ikaba impano yo kwigisha ubwo Ruhanga bagumye igiconje cyo gushomesa ariko hari n'igihe ngirira neza ikaba ubuhanuzi ubwo bagumye igiconje cy'ubunabi izo mpano uko ari 3 rero ibiconje byo kandi bishatu aho Imana igiye guca kugira ngo yongere iganire nawe Ruhanga ari kwenda kuraba kuruke kuganira ngo wakire ibyawe byose mu izina rya Yesu ndo wakire ibyawe byona mu izina rya Yesu amen 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 haleluya amen ndagira ngo mungzanire kariya kana k'agakobwa mundetere akana kakishikako munshakire nakandi k'agahungu mukazane mundetere n'undi mwana w'umujo ugire vuba ubarete mangu ubazane hano imbere mubateka mu misho kwa Yesu yakundaga kwigisha mu migani Yesu akaba nashomeseza mu mfumo atanga n'ingero ari kubereka nicyo kureberaho kugira ngo abantu bumve neza kugira ngo abantu babase kumucengaje sana kandi kana k'agakobwa ni wo yanze leta ndisho mwana mwishikugo nibe yayanga zane hano imbere ubarete mu mishaha hagarike hano ubemereza aha aba bana murimo murabareba abana bari mu bareba ndi musengero urugendo rero ayo nashabira okwija nagiye kubona mbona abantu babiri bangana baki nareba abantu babiri bari kwingana batyo noneho mbona uyu mwana w'umuhungu nareba umwana w'umujo mbona arangana gutya nindeba ingana batyo araresha gutya niko ari kwingana afite n'ibi biro aina kiloza ine zezo ariko ngiye kubona mbona afite ibyanwa byinshi kuko nagiye kureba naza kureba ine ibirejo byinshi mbona umwana w'umukobwa nareba umwana w'umwishiki wanganaga gutya uri kwingana bati aresha gutya nuko ari kwingana afite ibiro bingana gutya aino kilozi kwingana batyo ariko mbona afite ibibere binini ko nareba aina amabere mahango ndibaze se tutwana dufite amabere n'ubwanwa gute nibuza abana binibi n'uburejo nde ayo mabere habaho ki ijwi ry'Imana rirambwira ngo iraka rya Ruhanga ryangambira ngo genda umbwirire ubwoko ngo iboko ngambirira abantu banje ngo impamvu uyu muhungu ubona aresha gutya ariko akagira ibyanwa byinshi shongure kureba umuntu nayingana uti akayi n'ibirejo byinshi ibyanwa birimo birerekana ko afite imyaka myinshi ibirejo nibyerekana kuzira n'imyaka ariko imyaka afite ntabwo ingana n'indeshyo ye nuko angana imyaka ya ine tikwingana nuko ari kubana ari guhika uyu mukobwa umwishikogwe impamvu ubona aresha gutya shongure kumureba ari kwingana amabere manini ayi n'amabere mahango birerekana ko afite imyaka myinshi byerekana ngo imyaka myinshi ariko uko angana uko ari kwingana bitandukanye nuko abantu bamubona biri gushaka abantu bari kumureba Ndavuga ngo genda umbwirire itorero ngo uroko gambere kanesa ngo hari abakristo bari mu itorero hari abakristo bari mu kanesa bamaze imyaka myinshi mu itorero bamaze rubwire buringo mu kanesa akaba yakubwira amateka y'uko batangiye umurimo hano akakugambira byafaye ko batangikira umurimo aha ariko wareba ibyo akora ugasanga ntabwo bihwanye n'imyaka afite hano wareba ibyo akora tubigushana n'imyaka yayina
Mani rambwira ngo aba bana baragwingiye. Abana bote barakuzire. Ngo hari abakristo bari mu itorero. Hari abakristo byo mu kanisa bameze nk'aba bana. Bari ng'abana abo. Hanyuma irambwira ngo Iruhanga yangambira ngo mu itorero mu kanisa harimo abantu b'ibice bitatu. Harimo abantu b'ibicweke bishatu. Ibyo bice bitatu rero Ibicweka bishatu nibyo ngira ngo mbabwireho. nibyo ndigenda kubagambira. Igice cya mbere Igicweka cyo kubanza ni abana mu gakiza. n'abana mu kujunwa. Abana mu gakiza, Abana mu kujunwa mwigarukireyo. abana mu gakiza Abana mu kujunwa ni abantu bakijijwe vuba. n'abantu bajunigwe hati. Aba bantu bakijijwe vuba rero Abantu bajunigwe hati muri make hari ibyo badashoboye, hari ibintu batari kubaza. kuko burya mu itorero Mu kanisa ni byiza kumenya ibyo ushoboye n'ibyo mugenzi wawe adashoboye. n'ikirungi kumanya ibyo uri kubasa n'ibyo mutari batakubasa. Kuko burya iyo uririmbana n'umuntu Wanishongora n'umuntu ukamenya ngo yenda ntabwo azi ijwi rya mbere, ukamanya mutakumanyira akaryo kubanza, wakagombye kumenya ko niba atazi irya mbere hari igihe yaba azi irya kabiri. shemere kumanya ngo yatakumanyira akaryo kubanza nabaza kwishongora rya kabiri. Wakagombye kumwubahira ko hari ibyo adashoboye nawe ushoboye, kandi ko hari ibyo ushoboye nawe adashoboye. Shemere kumuhereza itinisa, hari ibyo ari kubasa utakubaza, niwe hari ibyo kubasa atakubaza. Ibyo bizatuma wubaha mugenzi wawe nubwo hari ibyo adashoboye, burya nawe hari ibyo udashoboye. Nibyo biza kureta waheza mutari wawe igitinisa akabashonga ibyo kubasa nawe ibyo atakubaza. Kuko niba atazi kubwiriza, yaba atakumanya kuburira, hari igihe yaba azi gusenga, nawe nabasa kumanya gushaba, akagusengera kugira ngo indirimbo uririmba cyangwa ikibwiriza cyawe cyumvikane, akagushaba kugira ngo uraze kuburira. Impano mu itorero rero zirafashanya, ibiconjo mu kanisa nibiyambana, kandi ni byiza kubaha mugenzi wawe ukamenya ngo niba hari ibyo adashoboye kimwe nuko nawe hari ibyo udashoboye, burya umuntu ntabwo ashoboye byose. Imana ni ishobora byose. Nikirungi mu kanisa guhereza mutari wawe. Niba ubyumva neza mvugira ngo amena cyane. Wabihurire nje n'amatamina. Reka mbagambire. Uyu mwana mu gakiza, umwana mu kujunwa, nawe hari ibyo adashoboye, nawe hari ibyo atakubaza. Urugero umubajije ngo ibi byuma babibika he, ntiyabimenya. Wamubuza ngo machine zinibazibika ngahe, umubajije ngo amaturo hano batura amaturo y'uburyo bungahe, hari igihe atamenya. Wamubuza ngo ibihebwa bari guteka mu nzu ya Ruhanga, kubera yuko n'umushyitsi hari ibyo atazi, n'umugeni abyatagukira. Izo nizo ntege nkeya z'umwana mu gakiza. Ago ni gumani make gumwana mu kujunwa. Hari n'ibindi atazi byinshi, hari n'ibindi atari kumanya byinshi, ariko nawe konka mu Gifaransa baravuga ngo hari icyo bita côté fort na côté faible, cyangwa uruhande rw'imbaraga n'uruhande rw'intege nke. Buryo umuntu wese rero hari ibyo adashoboye, hari n'ibyo ashoboye. Afite uruhande rwa côté faible na côté fort, uruhande rw'imbaraga n'uruhande rw'intege nke, urubajurwa mani n'urutina mani. Yesu niwe wari ufite byose abyujuje, ariko umuntu ntabwo ajya byuzuza. Yesu niwe wine byona byijwire koko umuntu tubikubasa guhika. Niyo mpamvu niyo shonga uyu mwana mu gakiza, umwana mu kujunwa, hari aho agira imbaraga, hari ari gufuna mani. ahantu agira imbaraga, ahantu ari gufuna mani n'ubutaka bwiza, n'itaka rirungi. ibyo uteyemo byose biramera kandi bikera. Ibyo uri kubyaramo byona ntibimera kandi byera. Mana irambwira ngo mbwira itorero ryitwa God is Love. Ruhanga yamugambira ngagambira kanesa bakwita God is Love, ngo hano hantu ahandaha ubonje mu buhanuzi, nataha mu bunabi, ngo hari abantu bapfukamye, hari abantu batira amaju, ngo basengera umurimo w'Imana hano hantu, bashabira umurimo gwa Ruhangaha. ngo genda ubabwire ngo yiro kubagambire ngo amasengesho yanyu ishara zanyu ngo yarazamutse, ngo agera mu matwi y'Uwiteka. ishara zanyu zigatunga amazahika ahari Ruhanga witu. ngo genda ubabwire ngo yiro kubagambire ngo nubwo mutakwigaragaza, nubwo mutari kurebeka, ariko ngo aho mwicaye, aho musitame, ngo mwumve mubaye banini, muhurire muri abantu bahangu, mumenye yuko Imana musenga Mumanye ntabwo ari Imana y'ikiragi, ni Imana yumva kandi igasubiza mu gihe cyayo. Ruhanga mu gushaba Ruhanga w'igiteta ni Ruhanga uri kugarukamo. Nambwira ngo
genda ubabwire ngo yajya turoko bagambire ngo kubera ko Imana yumvise amasengesho y'abo bantu ruhanga gahurira gushaba kw'abandabo ngo Satani arwana atarwana Satani yagwana atagwana bipande bishuke emyenda yaende shumbe nanga bizahiguru ngo Satani abishaka atabishaka Satani yabana yenda atakwenda ugenda ubwira abantu bo kuri God is love wo kugambira abantu ba God is love Imana yo mu ijuru ruhanga wo mu ijuru bigiye kwimanukira ruhanga yaza gushuma kugira ngo ikuri bishoboka mu bidashoboka ikore ibitakubasika bibasike. Amen. Irambwira ngo genda ubabwire ngo barwana batarwana baroga bataroga ngo Imana yo mu ijuru irimanukiye ngo kugira ngo ikuri bishoboka mu bidashoboka. Roko baroga bataroga bakora kibatakora ruhanga yashuma yaza gukora bitakubasika bibasike mu izina rya Yesu. Haleluya. Ambwira ngo ubabwire ngo mu ngo zanyu ngo hari ikintu ijuru rigambiriye ngo nubwo Satani atagishaka ngo ariko Imana igiye kugikora kuko yumvise yajya kiro kubagambire mu makagabo hari cyo ruhanga gambire gukora nubwo Satani atari kwenda kuko ruhanga yiza kugikora mu izina rya Yesu. Ngo gukura ibishoboka mu bidashoboka yaza gukora ibitakubasika bibasike. ngo ni nkuko wavuga ngo ihene yabyaye intama ingo kugamba ngo imbuzi yazare intama. aho mwavukiye mwigeze mubona ihene yabyaye? aho mwazarigwe mukabona imbuzi kuzara intama? Tangu kuzaliwa kwako mama uliwahi kuona mbuzi ambaye ilizala kondoo? Ukareba imbuzi nizara intama? Hapana. Pata mugenzi wawe ikiganza, kwata mutayi wawe mu ngaro, murebe mu maso, umurebe mu misho. ubonye iki? Wareba iki? Umuntu. Ubonye iki mu maso ye? Mugenzi we. Umuntu. Ubonyemo muri macuri muri we. Wari muri wowe. Ni wari muri. Haleluya, haleluya. Amen. Imana irambwira ngo ikintu ishaka kuri God is love, irashaka ngo nureba mugenzi wawe we kumubona mwamoko, nureba mugenzi wawe we kumubona n'umwanzi, we kumubona n'umurozi, nureba umwibonemo nawe akwibonemo, umwirebemo nawe akwibonemo, umushumba. Iyi message Imana yampaye babwira ngo nimuhagarara aho hantu ko murayemerera ahantu sizabikora ibintu byashuma yaza gukora ibitakubasika bibasike mu izina rya Yesu. Wamurekuye mukwate naho wakugambira ngo murekure mukwate komeza umufate mukwate utakamurekura umurebe mu misho munyegenyeze gato ariko ntumubabaze utakwate gace munyegenyeze gato ariko ntumubabaze utakamushasha mubwire mugambire mubwire uri mu mwuka mugambire uje mu mwoyo mubwire ngo ntutinye utakatina ugira ubwoba hano kuri God is love God is love ihene igiye kubyara intama imbuzi yaza kuzara intama mugambire imbuzi yaza kuzara intama mugambire hari ibyanze ijuru ryumvise igiye kubyara imbuzi yaza kuzara intama. Amen. Abatakumanya shumba kari kuvuga ko yanigiye kubyara intama muri sa kugamba abantu afite n'inkoko abandine nkoko ihene ndayikura hehe? Ntabwo ari ihene, ni mambo ya kiroho, ni ibintu by'umwuka, ni bya bindi mwabonaga bidashoboka. Amen. Anirambwira ngo ingo z'abantu zirasenyutse, amakaga abantu gashenyuka, ariko kubwo kumva amasengesho k'Uwiteka akagorora gushaba kwanyu ruhanga yongeye kubaka ingo bundi bushya. Ruhanga yagaruka kubombe